ngwino mushinga duhuze ngwino ngwino handi wacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. Abaduteze amatwi mwiriwe, mugiye kumva ikinamico Shirimpumu mutegurirwa n'umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bayo aribo Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ajiprodojijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID. Nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Nyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Jamahinga izi nyoni ko zamariye amashazara kadahumeka nayo ntacyo yamfashije rwose. Niko ndori we wiriwe iri zuba ko ari hangahera wajya kuhira ritarahumba. Uraho mujyana amakuru y'iminsi se? Turaho na amahoro. Niko ye ndabona ubuhinzi bwawe bugenda butera imbere sha. Igira hino ngusuze ntabwo nabasha kwambuka uwo mugenda. Reka nze ngusuhuze ye. Uraho sha ndebe inyoni zakumariye amajeri. Ubu biransaba kuzitsirika mujyana. Niko bimeze da. Ushize nagiye mu rugo sinagusanga ngo tuganire. Niko ye kitajya witabira kuba by'urubyiruko ngo wifatanye na bagenzi bawe. Uzatera imbere utesha baho wenyine wigunze. Mujyana ibyo bintu nahoze mbitekerezaho da. Nasanze narasigaye inyuma neza pe. Dore rero uracyari muto, niyo mpamvu ugomba kwisunga abandi mugakorana. Ajya karabu duhuze ujye uyimenya. Ndahize mujyana. Nabonye basigaye bageze kure pe. Ikindi nashaka kukubwira, dore uracyari muto. Naganiriye na mama wawe numva hari ibitekerezo gifite bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge. Nkamwe mukiri bato rero hakabaye muganiriza ababyeyi banyu mukadufasha kubahindura. Ariko ibyo kugira ngo bigereho haraho nawe ugomba kuba wabivunga. Niyo mpamvu nawe ugomba kuza mu matsinda y'urubyiruko rwa karabu duhuze. Si byose? Ndakumva mujyana. Icyo gitekerezo naragihoranye rwose. Nuko mama nawe yagiye ancinege. Umva rero nkubwire. Dore muri akoresha neje bundi uzaba ubaye umugabo. Izo nyigisho zo kwishiga mujye muzirinda. Ufasha ababyeyi banyu guhinduka. Mujyana. Nahoze nkushakaho ubufasha. Ngira ngo uteze yombi. Ntubona ko papa agiye kurangiza igihano agataha. Nahoze nibaza uburyo azabana na mama. Gutese ndo azagaruka mu mwakire nk'umugabo uje mu rugo. Sibyo? Bizagorana pe. Mama yajyaga yitahira igihe ashakiye. Ubwo papa naza ntazongera kubaho mu mudendezo. Oya shando ntabwo ari byo. Ntabwo se azabaje kubabuza umudendezo rwose. Ahubwo azabaje ngo mufatanye mwiyubake. Niyo mpamvu namwe mugomba kuzamwereka ko hari icyo mwagezeho igihe atarahari. Cyakoze iyo ni inama pe. Maze rero be wiriwe ubwo tuzasubira tujye kubaho umuganda. Urakoze mujyana. Papa Gatesi tumaze kuvugana ambwiye ko agiye kuzana indi moto ya kabiri ngo abarizo tugendaho tubashe kwihuta. Hariya ngo simbika ngo sigaye afite moto. Nyamara wasanga uriya mugore Margarita rero atumagurira ngo abadatera imbere. Byashoboka da? Nyamara mbona Papa Gatesi ari umukozi pe. Mbona azi gushakisha. Ubu na papi yaba hari wenda wasanga tuba tumaze no kugera ku modoka. Ahora ni kimwana wanjye byashoboka da. Icyambere se ko ari ugukora kandi ukabana neza n'abantu mu mahoro. Yego pe. Ndumva moto hino. Menyaje? Reka ndebere mu idirisha ndebe. Uzi ko baje koko. Yewe, igere nitwe dusohora ibintu tutabatinze. Nibyo koko. Reka mbishyira hanze. Ko amahoro mwaramutse. Mwaramutse neza simbika. Ni karibu. Papa Gate waramutse. Uzi ko utajya wica gahunda? Eko yi. Simbika. Waguze moto. Kuki utatubwiye ngo tuyitahe koko? Nari nyisuganya da. Niko yi. Ose murumva koko nabahesha ibyiza nk'ibi? Ntago nabahesha ahubwo rwose nateganya kuzababwira tukayisukaho n'amazi tukayita ku mugaragaro. Papa Gate wambaye neza kweli. Iryo kote ryawe ndarikunda. Nkunda uyu ryambaye. Yewe, reka tugende rero. Mureke tugende muve muri ayo.
tudakererwa ndabona amasaha ageze. Nibyo koko ariko mama wowe genda kuri iyi moto ya papa Gatesi baragenda gake gake nanjye reka njye kuri iyi ngende nkikiye ibi bintu. uzi ko ari byo koko shaka ringana umaze guca akenge sha wamaho ngazamura akaguru se wicare tugende nyamuneka ariko simbikangwa na ese papa Gate ntabwo nari nzi ko ukibuka gutwara moto rwose ahubwo nakubonye mpita nibuka ko kera nkizi nawe wanayitwaraga uri umusore. jya umbwirira aba bana Foromi hari igihe rwose babona dushaje twababwira amateka bakagira ngo harimo kwirarira pe. njye naje nifitiye ubwoba da naje nigengesereye nzi ko aza kuntura hasi njye n'ubwa mbere nkubonye utwaye moto. papa Gatesi menya nta kintu atazi gukora pe nawe se arahinga agasakara akaba azi kwenga gukama none higeretseho no kuvimvira kuri moto. Mbona nta kintu atazi azi imyuga myinshi aho yagera hose yakirwanaho. ariko ni kuva na kera ndabyibuka rwose ngishingirwa nasanze simbikangwa azi gushabika yari azi gushakisha rwose akubita hirya no hino. aha wamwishinga uyu mugabo umva abantu nk'aba amaherezo birangira bateye imbere da. mwababyeyi mwese ewe naho ko imbaraga nyine zigenda zikendera nta bundi rwose ibintu byo gushabika najyaga ngerageza. yewe simbikangwa se imbaraga aracyazifite da ese ko kuvuga ari ugutaruka. mama ntabwo nakundaga ubushera ariko ubu ngubu ndumva buryoshye ngiye kubunwa rwose. oya buraryoshye mwana wawe. ubushera bwavuye mu masaka y'ahandi mu kabande aba masaka. oya n'ubusanzwe ariko amahoro rwose asanzwe afite akaboko ko kwenga ibyo bintu tubimuziho. yego ye ariko namwe muri abanyamashengo koko nawe ubundi Foromina ni udusaka tw'utugugu nari narabitse niyo mpamvu mwumva harimo icyanga. niko nta muntu wese kubona umuntu ugifite amasaka y'amagugu muri iki gihe kugira ngo biroroshye bisaba urwo rutajegajega da. Foromi ariko nasabaga ijambo. tumuhire na karinganire muceceke twiyumvire papa Gatesi tuguhaye umwanya papa Gate. murakoze cyane. Foromina rero turi hano nk'umuryango wa Rwema nubwo yitabye Imana ariko hari abo yasize niyo mpamvu ubona ndi kumwe n'uw'amahoro ndetse n'umuhungu we Karinganire. wa mubyeyi we rero nk'uko ubizi mu 1994 hari uruhare Rwema yagize mu gusenya gusahura ndetse no kwangiza imitungo yawe rwose. ibyo rero nibyo byatumye umuryango wicara uratekereza uravuga uti rwose igihe kirageze ko twasaba Foromina imbabazi ku byo umuryango wakoze. ngira ngo urabizi ko hashize imyaka isaga 20 rwose. kandi icyo gihe cyose urabizi ko amahoro rwose atajyaga akandagira hano muri uru rugo. niko bimeze rwose. ikitugenza rero muri uru rugo ni ugusaba imbabazi gutsura umubano mu bantu no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge. ngewe rero navunyishaga buriya nimuza kubaha akanya uw'amahoro nawe araza kugira icyo ababwira. oya bakumpera amashyi simbika ni ukuri mu mumpera amashyi rwose. ni ukuri simbikangwa arakoze cyane. erega icyabuze mu bantu ni iki naho ubundi rwose abantu tugomba kuganira ku mateka yacu. uw'amaho nawe tuguhaye akanya. murakoze cyane mbere na mbere mumfashe dushimire umubyeyi Foromina. tumuha amashyi rwose. nibyo byabuze mu bantu rwose mu bantu rwose musarama. aya mama agira umutima mwiza. murakoze cyane. Foromi mbikuye ku mutima ndagushimiye kuba wemeye kuduha ikazi wawe. icya kabiri ngushimira ni ukuba wemeye kudutega amatwi ibi sinari mbyiteze rwose. nk'uko rero simbikangwa bimaze kubivuga nibyo koko umuryango wa Rwema warahemutse uhemukira umuryango wa Foromina muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. ayo mateka mabi yaturanze ntaho twayahungira. njye nibwiraga ko kuba Rwema atakiriho ibyo asize akoze bitandeba gusa naje kwibuka ko twasezeranye nk'umugabo n'umugore kandi nibuka ko yansigiye umwana. bityo nsanga hari ikizinga yasigiye umuryango. murabizi igihe cyo kwishyura imitungo nari narigize ntibindeba gusa twaje kwicara nk'umuryango dusanga ibyo Rwema asize adatunganije tugomba kubikosora kugira ngo abamukomokaho bose batazagira ipfunwe ndetse ntibisanzure bitewe n'amateka mabi yaranze se. none rero mubyeyi Foromina icya mbere ngusaba ni imbabazi ukaduha imbabazi nk'umuryango wa Rwema. icya kabiri ni uko twiteguye kwishyura imitungo yose yasize yangije yose uko yakabaye. iryo ni ryo jambo ryanjye.
uw'amaho ubwo mwaje mwatekereje gusaba imbabazi ni ukuri ni byiza ndabibashimiye. Erega n'ubundi kubana ni uguhana imbabazi. None dore ndi kumwe na muhire wanjye kandi nawe wazanye na karinganire wawe. Rero ni ukuri tubahaye imbabazi. yega warakoze cyane Forome. Erega n'ubundi uri umubyeyi mwiza. Rwose twagusanze twizeye kuri buduhe imbabazi. Reka kandi nshimiye n'umuryango wa Rwema kuba nabo baratekereje ko imyaka ishize ari myinshi bakikubita agashyi rwose bakumva ko bagomba kongera kubana nabo bahemukiye. Mwongere mufashe umuntu wese rwose uri hano wagize uruhare kugira ngo iki gikorwa kigende neza rwose yihe amashyi. Ewe murakoze cyane pe, muraduhumurije mubyeyi. Twaricaye rero nk'umuryango wa Rwema dusanga nta kiguzi twabona cyakwishyura imitungo yawe yose yangijwe, ariko twahisemo kugushumbusha ya sambu yacu yegereye rya shyamba ryawe. Urakoze cyane uw'amaho, ariko igira hino duhobera. Birakenewe. Buri wese nahobera uwo begeranye. Rwose ibintu ni byiza. Kora hano ushaka ringaro aho umuhi nawe yakira rwose. Ariko biranshimishije we. Murakoze. Mu izina ry'umuryango wanjye nanjye ndabababariye. Reka rwose Foromina twongere tumuha amashyi nyamuneka. Iki gikorwa rwose ni cyiza ntako gisa pe. Naho ubundi rero ku bijyanye no kwishyura imitungo yanjye hari icyo nabivugaho. Uw'amaho, erega icyangombwa si umutungo nubwo ibintu ari byo bidufasha kubaho, ahubwo iriya sambu izakomeze yitwa iyawe. Ahubwo nari mfite igitekerezo ku bijyanye n'iriya sambu. Uzazane na karinganire nanjye nzane na muhire dufatanye gutera igiti cy'avoka hagati muri iriya sambu. Ubundi imiryango yombi tuzajya tujya ibihe byo kucyuhirira no kucyitaho muri rusange. Noneho nicyera imbuto tuzajya tuzigabana. Icyo gitekerezo rwose ni nyamibwa. Forome niba kongera amashyi. Amashyi rwose. Icyo giti tuzacyita rwose igiti cy'umwe n'ubwiyunge. Birandenze pe. Niko gate twari twarakubuze pe, sinzi uko namenya amakuru yawe yuko wagarutse. Ndavuga ngo reka nze kugusura. Abandi se bari hemwa? Papa sinzi aho yagiye gusura. Mama na gahungu bo ntaba hari bagiye gusura nyogokuru. Irungu se shahu ubu rukurikira. Shafi nta kibazo, mba nibereye mu mirimo yo mu rugo ubundi nkumva radiyo. Ese gate wowe inkoko zawe uzigaburira iki? Nge ejo bundi narazirekuye ngo zitore, zijya mu mirima y'abaturage zirarashya bari banyishe. Fi ntabwo inkoko zingana kuriya wazireka ngo zitorere. Nge papa yashatse umukozi wo kwahirira amatungo arazahirira, ubundi yabona amafaranga akamfasha akazigurira ibiryo. Ingo sha nanjye niko ngiye kubigenza. Nge kubera no kubifatanya n'akazi k'ubucuruzi usanga bitanyoroheye na gato. Uzashaka akana kajya kazahirira ubundi uzakoroza. Icyo gitekerezo nicyo. Erega n'ubundi wavamo umujyanama muzima. Umujyanama bwoko ki se Fi? Umujyanama w'urugo. Ariko nawe uransetsa. Ese amakuru ya mama wawe? Mama araho ni injege, ni icuma rwose. Noneho nizere ko ugiye kujya uraboneka mu bikorwa bya karabu duhuza. Wari waraduteye irungu pe. Ese Fi kuri cya gikorwa cyo gusubukura kububakira icumbi byagenze neza? Abantu baritabiye se? Abantu barabonetse da. Ubu nzi twayigiyemo turimo gushaka uburyo twayitera agacanga ngewe na mama. Yo ni byiza cyane. Ya bizinesi yawe iragenda se? Iragenda imenyera. Hari n'abaturuka inaha bakaza kumpahira. Urumva rero ko bigenda biza. Erega icyambere ni ukwakira neza abakugana, ubundi ukaba ufite ibyo abantu bakenera. Uzi ko ufite igitekerezo nk'icy'abacuruzi? Njye ndanabikunda, bonye igishoro nabikora da. Gate tuganiriyeho nanjye kureba ko wabaye amahoro, ubwo tuzabonana muri karabu duhuza. Urakoze cyane Fi, uze kunsuhuriza mama wawe. Reka nkugeze ku irembo, ntabwo nkugeza kure, dore ndi hano njyenyine n'umukozi yagiye kwahira. Urakoze cyane Gate. Uw'amahoro n'umuhungu we Karinganire bashyize bajya gusaba imbabazi umuryango wa Foromina mu izina ry'umuryango wa Rwema. Izi mbabazi bahawe na Foromina haba hari icyo zigiye guhindura mu mibanire y'iyi miryango. Ntuzacibwe n'igice cya 33 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo,
watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri imeri ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.